Reka twongere tubahereze ikaze nanone mwe mukurikira Ganza nawe zone muri rusange, tubahaye ikaze aho muherereye mwese mu mpande enye z'isi zose. Reka tunagushimire wowe wakanze kuri subscribe, ugakora kuri like, ugakora share na comment. Uri uw'agaciro cyane mu muryango mugari wa Ganza nawe zone. Uwiteka ukorera akomeza guhe imigisha itagabanyije. Uyu munsi wa none rero reka twongere tugaruke ku kintu cy'ingenzi cyane abakunzi bacu bakadasohoka ndetse b'inkoramutima bagiye batwaka badusaba ko twazababwiraho mu buryo bujyanye n'ikiganiro, aho benshi bagiye bagaragaza imbogamizi cyangwa se impamvu zinyuranye ku kibazo bagiye bahuriyeho kandi gihuriweho na benshi muri rusange. Reka twizere ko rero wowe ugiye kubana natwe muri iki kiganiro wagize gutya ugakanda kuri subscribe, like, share na comment. Uri uw'agaciro cyane. Uyu munsi wa none turaza kwibanda ku buryo ndetse n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze bugaragaza ko hari umuti ntagereranywa kandi woroheje wageragezwa gukorwa na buri muntu wese akirwanaho mu buryo bwo kuramira amagara. Mu by'ukuri iyi si ya none yugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nanone tukagaruka tukirebaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko amagara araseseka ntayorwa. Nitutarya ibiryo nk'imiti, tuzarya imiti nk'ibiryo. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none abakunzi bacu bagiye badusaba inama zitandukanye abantu bakoresha cyangwa se zoroheje mu buryo bwo kugabanya umubyibuho ukabije. Benshi bakoresha inzira zinyuranye, abakora siporo zihoraho, abishyura amabonema mu gym tonic, abagura imiti igiye itandukanye yamamazwa, abafata inama z'abaganga zigiye zitandukanye. Ugasanga rero benshi n'ubundi barabikora, ariko ugasanga ntacyo bimara ku mubiri wabo. Niyo mpamvu uyu munsi twacukumbuye tugashakishiriza hamwe igisubizo kandi kirambye, ndetse kikaba ari n'ubushakashatsi, bikaba ari ubushakashatsi bwashyizwe hanze n'Abayapani babiri. Nk'uko mubizi, muri icyo gihugu cyangwa se icyo gihugu kikaba ari igihugu kiri ku mwanya w'imbere mu bihugu bifite abaturage bakunda kugira ubuzima buzira umuze, ndetse bakagira n'icyo twakwita haya life expectation cyangwa se icyizere kiri hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu, icyizere cy'imyaka yo kubaho ugereranyije n'abandi bantu batuye isi. Ariyo mpamvu twibanze ku bushakashatsi bashyize hanze kuri bo bafata nk'ubuzima bwa buri munsi mu buryo bwo gukemura icyo kibazo. Niyo mpamvu rero uyu munsi twavuze tuti mbere y'uko umenya ubwo buryo wakoresha cyangwa se ubwo buryo bwihariye bw'inararibonye wakoresha, biragusaba kugira ngo umanze umenye, mbese mu by'ukuri ndarwaye, ndabura iki, ni iki gikenewe kuri njye kugira ngo ngire amagara mazima. Biragusaba rero gukoresha uburyo abahanga mu by'ubumenyi bise body mass index BMI, kugira ngo umenye ngo mpagaze hehe. Ni uburyo ukoresha ufata
ibiro byawe muri kirogaramu, ukagabanya uburebure bwawe ubwikube inshuro 2, ubwo igisubizo ubonye niho ruba ruzingiye ukamenya ngo mpagaze nte. Ubwo buryo nta bundi ni urugero, niba ufite ibiro 100, urafata ibiro 100 uze kugabanya, ni urugero niba ufite 1.50 m cyangwa se 1.60 m, uze gufata 1.60 ukube 1.60, igisubizo ubonye urafata bya biro byawe 100 ugabanye uwo mubare wabonye. Mu by'ukuri igisubizo ubonye nicyo kikwereka aho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nk'uko tubizi, igisubizo ubonye iyo kiri hagati ya 18 na 25 uba uri muzima rwose, ufite amagara mazima, ufite ubuzima buzira umuze. Icyo ukwiye kumenya ni ukumenya uko ubicungira aho hagati kugira ngo ubihorane. Iyo uri munsi ya 18, ni ukuvuga ngo uri munsi ya 18 kugeza ku 10, aho ngaho urarwaye rwose nta kabuza. Niba uri hejuru ya 25 ukaba uri hagati ya 30 na 40, nta kabuza urarwaye. Niba uri munsi y'10 nanone uri kugana ku rugendo rukwerekeza mu gupfa. Niba uri hejuru ya 40 uri kwerekeza mu gupfa rwose nta kabuza. Abashakashatsi rero nk'uko bagiye babigaragaza mu bushakashatsi bwabo, bagaragaje ko ikintu cyitwa umuneke, gukoresha umuneke umwe cyangwa 2 mu gitondo ukibyuka nta kindi urafata, ndetse ukifashisha n'amazi y'akazuyaze ikirahuri 1 cyangwa 2 buri munsi, nta kabuza iminsi 30, inshuro 3, ni ukuvuga ngo iminsi hamwe 90 n'amezi 3 wikurikiranya buri gitondo, nta kabuza ukwiye kugabanya ibiro hagati y'10 na 20, ukaba ibiro byawe rwose byagabanutse nta kabuza, umeze neza, uruhu rwawe rumeze neza, bitagaragara ko hari ikibazo wahuye nacyo mu buzima bwawe, ari ibintu byikoze nk'amaji rwose. Nk'uko tubizi, umuneke wifitemo ibinyabutabire bya potassium, bya vitamin C na fibre, niyo mpamvu birangira umuntu rwose ibiro bye byaragabanutse ndetse afite uruhu rwiza rukeye rumeze neza cyane. Kubera rero izo starch ziboneka mu muneke, wongeyeho amazi y'akazuyazi ashyushye, bigafasha izo starch kuba zasemburwa mu mubiri, nyuma y'iyo minsi ibisubizo bikigaragaza. Ndakugira inama yo gukoresha ubu buryo bworoheje, ubundi twebwe ukazatugaya nyuma yaho. Reka ngushimire wowe wabanye natwe 5/5, ukaba wagerageje no gukanda kuri subscribe. Uwiteka ukorera abane nawe, Imana iguhe umugisha. Ciao ciao.